y'Uwiteka Imana imugisha ushobora kuzana bikeya undi nawe akazana bike abasuhuke babona ibyo byose bagashaka ubwenegihugu wowe wikoreye itafari cyangwa ugatanga amafaranga ibyo waba warakoze byose inzu y'Imana yubakwe ushobora gukora n'ibindi Imana iguha amavuriro ndetse n'amashuri amashanyarazi n'amazi gutunganya ibishanga n'ibindi niwo murongo turi imbere ibisate nayita inshuti zanjye uryame mu nzitiramibu tubungabunga y'amagara yacu nibwo tuzabasha kurama izo gahunda zose ni nziza ariko mbere na mbere Imana niyo yadushoboza ibyo byose n'amagara akaba mazima ahazaza hacu hakaba heza mureke dushake umuremyi twibikira ubutunzi aho ingunguru ngese bitaba n'abashurani bacukureyo niho nanjye nifuza kuba iyo dufasha ba nyir'ubuhanya cyangwa tukubaka insengero intege tukazifasha kubaguza ijuru burya barandika wowe wikoreye itafari cyangwa ugatanga amafaranga ibyo waba warakoze byose inzu y'Imana yubakwe ushobora gukora n'ibindi Imana iguha umugisha izo gahunda zose ni nziza ariko mbere na mbere Imana niyo yadushoboza ibyo byose n'amagara akaba mazima ahazaza hacu hakaba heza mureke dushake umuremyi aho umwami aturutse Uriya umwami araje ashaka we n'ingabo nyinshi z'abamarayika aje gusarura isi sarasanga umwiteguye cyangwa se urajya kwisha wameshe igishura mu mara
wasoye mbese aho nasanga ugiranye umuvuduko w'iterambere mbese mfata iki se mama ndeka iki urahinga umuvuma kandi nacyo usoroma inyuma y'umuyaga isi itaguhitana. Subiza amaso yawe inyuma maze urebe ibikorerwa mu isi. Kw'ibibi byarenze iby'i Sodomu n'icyo utabona mbese hasigaye iki? Urukundo rwamaze gukonja iyi si siyo kwihanganirwa namba. Nawe urebye irakamwa amakuru intore zigeze ku gishyitsi cy'igiti. Isi ihagaze mu maheruka aho ubutinganyi bwahawe intebe baratuka Imana ku mugaragaro. Igikombe cy'isi ubu cyaruzuye. Agaseke gatuje kandi gapfukiyemo amabanga, uri impamba y'amahina kandi uri izuba mu museso. Uri izuba rirasa burya ni munsi n'irirenge, mu bitabo by'amateka we mbona uri ku isonga. Uri inkota y'amujyi abiri ihuriro ry'abagenzi, inyundi ihonda imitima riba ry'abagukeneye. Udutumiza amasoko we imitima yacikaneta, turutanye umwana na se iyo banze kumva kimwe. Mu mfuruka enye z'isi uhagaba amashami naho ufashe imisingi y'isi udahari ntagorwa. Ibishashi byawe bigafata bikusi, abikasikazi nabo ukabakongeza. Mu ndiba y'isi naho bayobowe nawe, mu kayira k'abagenzi ni wowe ndongozi. Uri inkota y'amujyi abiri ihuriro ry'abagenzi, inyundi ihonda imitima riba ry'abagukeneye. Udutumiza amasoko we imitima yacikanyita, turutanye umwana na se iyo banze kumva kimwe. Mu mfuruka enye z'isi uhagaba amashami naho ufashe imisingi y'isi udahari ntagorwa. Ingoranya-mirenge ukamuza n'umuhanya, ubicaza bose hamwe ukabahonda bose kimwe. Umugabo agatamarira umushonge mu mutima, uri inkota y'amujyi we mu bitabo byose uri ingeri. Uri inkota y'amujyi abiri ihuriro ry'abagenzi,
dukiza amasoko we imitima yacikaneta dorutanye umwana na se iyo banze kumva kimwe mufuruke nyezi isi uhagaba amashami naho ufashe imisingi y'isi udahari nagorwa abemeye kubingaruzwa muheto za satani bahora bacukumbura kubw'amafuti yabo bagasoma igice cy'umurongo ntibakomeze ubakubita iyo nkota imitima yabo uyase ubagaruza inkoni y'amose ubashyire ku murongo tuzishimira iyo minyago twigereye i Kanani ubagaruza inkoni y'amose ubashyire ku murongo tuzishimira iyo minyago twigereye i Kanani ubagaruza inkoni y'amose ubashyire ku murongo tuzishimira iyo minyago twigereye i Kanani ubagaruza inkoni y'amose ubashyire ku murongo tuzishimira iyo minyago twigereye i Kanani marayi karakiri ikimenyetso kubarira ibikorerwa hano mfite ubwoba bw'ibyenda kubaho wowe se wizeye iki ko widamarariye shaka Uwiteka igishoboka kwabonwa aguciyeho wabugushije ishyano dore amagara yaterewe hejuru nshuti menya ko asesekana yogwe hasigaye agahe kubusabusa buri murimo ukagororerwa wahisemo iki ese cyagukiza nguyu ku bicu ariyiziye hasigaye agahe kubusabusa buri murimo ukagororerwa wahisemo iki ese cyagukiza nguyu ku bicu ariyiziye abahemutse bagujije ishyano ese barajyahe ibintu byakomeye abacunguwe tusanganire niwe twategereje turamwiboneye abacunguwe tusanganire niwe twategereje turamwiboneye niwe twategereje turamwiboneye niwe twategereje turamwiboneye niwe twategereje turamwiboneye niwe twategereje uwinaniwe niwunanuka
n'icyaha. Iyo biba bityo na Mose ntiyari kugwa mu mpinga ya Pisiga, yari gukomorerwa akajya mu bwoko bwe, akabuherekeza akabugeza i Kanani. Icyaha ni kibi ntugikinishe, cyatsinze umukunzi wacu ku musaraba. Ntacurwa kibera ntarya ruswa, amahirwe yawe yagushyize imbere, kumuhitamo n'ukwiteganyiriza, uva mu rupfu ukajya mu bugingo. Ateze ibiganza byatobaguwe n'umwizera arakwakira. Ubutabera bw'Imana ntibusonera icyaha. Iyo biba bityo na Mose ntiyari kugwa mu mpinga ya Pisiga, yari gukomorerwa akajya mu bwoko bwe, akabuherekeza akabugeza i Kanani. Icyaha ni kibi ntugikinishe, cyatsinze umukunzi wacu ku musaraba. Wishidikanya uri umwe mu bo Yesu yapfiriye, singa yo majwi akwiyemesha ngo waravumwe ntacyo uramira. Niyaza kuba ari wowe gusa uri ku isi yari kuza. Kugira neza kw'Imana ni kugira akagero. Iyo biba bityo na Sawuli ntiyari gutungurwa n'umucyo, yari kuba ruvumwa agacibwa witeka azira kurenganya abo mu nzira ya Yesu. Kuko yakiriye imbabazi zayo, tuzabona hoberana na Sitefano. Kugira neza kw'Imana ni kugira akagero. Iyo biba bityo na Sawuli ntiyari gutungurwa n'umucyo, yari kuba ruvumwa agacirwa witeka azira kurenganya abo mu nzira ya Yesu. Kuko yakiriye imbabazi zayo, tuzabona hoberana na Sitefano. Kuko yakiriye imbabazi zayo, tuzabona hoberana na Sitefano. Uburanga bwiza buhebuje, Imana ikamusura mu mafu ya nimunsi, ikishimana n'uwo muntu yiremeye. Satani aho yarari yarafite umujinya, ishyari n'ubugome byuzuye umutima we, niko gucumuza Adamu n'umufasha we Eva. Uwo munsi birukanwa mu ngobyi ya Edeni. Habonetse igitambo inama ipfa kugabo, umugambi wa Satani ububurijwemo. Beretswe umusaraba bicuza icyaha cyabo, nubwo ingaruka zacyo zitari kubura. Kuva ku kanya ibintu biba bibaye umwaka,
ibibabi biba bitangiye guhunguka, imbuto zitangira kuragarika ziteze, bavutswe umunezero bajya guhangayika. Bityo nubwo babonye urubyaro, Kayini yica murumuna we Abeli, kubona uko yashangukiye mu maboko yabo, intimba nyinshi yabashenguye umutima, basobanukiwe neza n'ububi bw'icyaha, bazinukwa burundu guhemukira Imana, banyurwa n'uko incungu yabonetse ku bwabo, bapfuye batongeye gukora icyaha ukundi. Igihe gikwiye gisohoye Yesu araza, acungura abari mu bubata bwa Satani, batsindira Adamu wa mbere yatsindiwe, tugiye kuzasubizwa Edeni yacu nziza. Igihe gikwiye gisohoye Yesu araza, acungura abari mu bubata bwa Satani, batsindira Adamu wa mbere yatsindiwe, tugiye kuzasubizwa Edeni yacu nziza.
mukomeje kuzirikana iyo neza. Musogongere mwumve kugira neza k'Uwiteka, musogongere mumenye kugira neza kwe. Umunyamubabaro yaratatse aramwumva, n'ukuri bamurebye ntibagire ipfunwe. Hahirwa abamuhungira w'iminsi yose. Musogongere mwumve kugira neza